Yes, rero nuko bari kugenda baza binjira mu Nzove, nkwibutsa ko ari umunsi wa nyuma kugira ngo Rayon Sport ihure n'ikipe ya Yanga. Habanjije Aluna Feruzi ndetse na Afamia Lotifi. Akaba ari uko rero gahunda zimeze, akaba akurikiyeho Bakame. Yes, rero akaba ari nguko ikipe ya Rayon Sport igeze hano mu Nzove. Mbibutsa ko uyu munsi ni umunsi wa nyuma Rayon Sport ije mu myitozo, ihageze kare rero uko byari biteganyijwe. Rayon Sport yagombaga kwagera ku isaha y'isayine zuzuye nibwo yari kubitangira imyitozo, ariko Rayon Sport ikaba yagize ute, ikaba yatsinze. Bamwita Asanana Innocent, nguyu akaba ari Adama Bagayogo n'abakinnyi b'ikipe ya Sport bagiye batandukanye. Muri kubona ba Fiston bande komisikira baza neza cyane. Bamwita Musole Prince Mushinga naye. Uyu ni Asana wagiye ni Basane, uyu ni Asana, uyu ni Emery Bayisenge ngira muri kumubona. Bamwita Drissa Koyata, abakinnyi bagiye batandukanye ngira muri kubona. Zam Yves, ngo bamwita Sef Nyonzima, bamwita Rivaldo ngira muri kubona Rivaldo kabisa. Bamwita Gloire Tambwe, bamwita Yves Habimana kabisa, ni Abedi ngira muri kubona witwa Simple Jesus. Abasore bagiye batandukanye ba Fabrice. Ngabo rero abakinnyi b'ikipe ya Sport nuko basesekaye mu Nzove. Abonye ubita Idrissa Koyata. Idrissa Koyata kabisa ameze neza cyane. Amubonye dore ngo ari kubanza yahina. Idrissa Koyata naniwe muntu usohokana ibikapo byinshi hano. Wajyanga abavuye mu ndege. Dore ngo kabisa Idrissa Koyata kabisa naniwe usohokana ibikapo byinshi. Wajyanga batwaje bagenzi be. Wajyanga ngo niwe mupeti babwira ati tware ibikapo. Iyo mitema binarindwa byose bizeneza. Toni Kitoga Maestro munga zumupira. Toni Kitoga Maestro ariko ngo nta masezerano arabona mu ikipe ya Sport. Amakuru ufite nuko Toni Kitoga kugeza kuri ubu ngubu ari umukino w'ikipe ya Sport ufite amasezerano. Ese rero ari uko bagenda binjira. Yes, amasura masha hano mu Nzove, amasura masha aje mu myitozo ibanziriza umukino wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Azamu. Ni kuri Rayon Sport Day. Bwana Modric, bwana Vedaste, tugiye kubona imyitozo iryoshye hano mu Nzove. Tugiye kubona imyitozo ya nyuma, wongera ko ari imyitozo ya nyuma mbere yuko bakina Rayon Day iryoshye hano mu Nzove. Kubera ko tubonye abakinnyi bose bamanutse, tubonye Habimana Yves yamanutse, mbonyemo n'indi sura nshya kugenda nkurikirana ibyayo mu kanya turaza kuba tukomeza kwina tureba. Nanjye nakubwinga amasura masha niyo yiganjemo. Ese bya Pavel Nzira ari buze mwahira modoka ari wavuze ari buzemo ko Pavel Nzira numwe uri bwitabiriye imyitozo y'uyu munsi ku munsi w'ejo. Ngo nimwe muri surprise abareba biteguye hariya muri Stade Amahoro. Nanjye amakuru mfite nuko ku munsi w'ejo hari umukinnyi Rayon Sport itaragaragaza igomba kugaragaza ku munsi w'ejo. Uwo mukinnyi rero ndi gutekereza ko uko byagenda kose ni umuzamu, kubera ko byagiye bigaragara ko icyuho cya mbere kipe ya Sport ifite ni mu izamu. Rayon Sport rero yari itegerejwe ku isaha y'isayine, ariko ihageze ku isaha y'isatanu n'iminota 9. Batangira imyitozo ku isaha y'isatanu n'iminota 21 n'amasegonda 3. Urabona ko ni imyitozo yakererewe, ariko impamvu imyitozo yakererewe ngira ngo habanjemo ikipe y'abakobwa ari kwitegura imikino ikomeye ya CAF Champions League. Ngira ngo ko ikipe y'abakobwa ngira ngo wayibonye ko yabanjemo ikina n'agakipe k'abahungu, ariko ubona ko imeze neza cyane, nayo ari ikipe itanga icyizere. Ni kimwe mu bintu byatumye imyitozo itangira itinze, kubera ko uko biri kose ikipe yakiriye amakuru ko hari undi mukino wari uri kuberamo. Yes, rero abantu bashobora kwibaza ngo ni ukubera iki imyitozo igiye kuba muri iki gitondo, bwana Vedaste. Imyitozo igiye kuba muri iki gitondo kuko ni umunsi wa nyuma, ni imyitozo yo ku munsi wa nyuma, bitegura gucakirana n'ikipe ya Yanga. Umukino uzaba ku isaha 12 ku munsi w'ejo, rwose ni urucabana. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yahisemo gukora imyitozo mu masaha ya mbere ya saa sita kugira ngo amasaha ya kumugoroba ikomeze ikora izindi gahunda igenda yitegura uburyo izaba yinjira mu rugamba
ejo ku munsi w'igikundi. Amwe mu masura mashya wabonye hano mu Nzove bwana Modric ni ikihe cyizere Yanga irabirya cyangwa Rayon Sport iri bubiri? Hari amasura mashya nabonye hano mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane angira ngo abantu baranababona wenda bamwe mu bantu bagiye bagaragara ubwo bavaga mu modoka n'uburyo bakomeza kugenda binjira hano mu Nzove. Ariko kutababwira se babandi banza ko dukamera birumvikana ko hari abakinnyi batubwiye bati abangaba mube muretse. Wabonye ko banasohotse imodoka nyuma, basohotse imodoka nyuma abanza kubacungira umutekano, avuga ati abangaba mube muretse, ntago ibyabo biramenyekana. Birumvikane ko rero uko biri kose ngira ngo imyitozo twemerewe kuza kuyerekana yose uko yakabaye. Abantu rero baraza kuba bakurikirana ese ibyabo bakinnyi byo bihagaze gute, ese equipe ya Rayon Sport yiteguye kuba yabongeramo, kubera ko igihe cyo kongeramo abakinnyi ku equipe ya Rayon Sport yaba ku bakinnyi bazakina CAF Confederation Cup ndetse n'abazakina Rwanda Premier League kiracyahari. Bwana Modric nawe Vedaste, ndagira ngo mu nsobanuro kino kintu, haba uwo bita Wasiri umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport, haba Perezida Tade yavuze ko uyu atari umukino wa gishuti ahubwo yari amatsinda. Urumva uwo bita Tade ntago ashobora gukora ikosa ryo guseba. Nirihe banga rero Rayon Sport iri buze gukoresha Yanga igatahana umuba w'ibitego hara muri Tanzania? Nahoze nkurikirana ku munsi w'ejo, umuvugizi w'ikipe ya Young Africans bita Ali Kamwe akomeza kugenda avuga ati uyu ni umukino wa gishuti, ariko ikosa ikipe ya Rayon Sport yakoze no gushyiraho igikombe. Ati kuva ariho gushyiraho igikombe rero ati bamenye ibyo twakoreye ekipe yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo Kaizer Chiefs, ngo baragiye bayipakira ibitego bigera kuri 3. Ati ikosa bakoze nuko bari bashyize igikombe. Avuga bati rero ni Rayon Sport mwitegure ko iki gikombe mwashyizeho gishobora gutuma tuza kubapakira ibitego byinshi. Ati namwe mwakoze ikosa mutekereza iki? Ibyo bati rero icyo gikombe ni amakosa mwakoze. Bwana munyamakuru Vedaste, abafana niki bitegura muri stade Amahoro ukurikije Rayon Sport urimo urabona? Nkurikije Rayon Sport ndimo ndabona nko ku myitozo yabaye ku munsi w'ejo, umukinnyi nabonye udashobora kuba yakiniye match ni uwitwa Mohamed Cheri, kuko ntabwo yakoze imyitozo. Murabizi ko yaje kugira akabazo k'imvune, n'ubu ngubu ntabwo azanye na equipe, murabibonye. Ariko abandi bakinnyi bose barahari. Ariko Nsabimana Aimable mwamubonye? Nsabimana Aimable ntabwo aje, ariko ku munsi w'ejo yakoze imyitozo. Birashoboka ko yaza mu modoka ye mu kanya tukabona kandi agiye hano mu Nzove, ariko ejo yari ahari ameze neza cyane. Uwitwa Shadrack Bingibero mwaramubonye ko yarakize rwose, umupira rwose aje ameze neza cyane, ko bamushakiye undi rutayizamu witwa Habimana Yves. Ni ukuvuga ngo ejo bazaba bakina systeme ya 4-3-2 nibyo Modric niko bimeze kuvanga azaba akina defense ya 4 mediane ya 3 defense ya 3 akina defense ya 3. Ni ukuvuga ngo akinisha aba defenseurs 3. Uburyo amaze iminsi akinisha witwa Kabange, agakinisha witwa Fabrice, agakinisha witwa Emery Bayisenge. Abona aba defenseurs 3. Noneho uyu Sermogo ndetse no Musore Prince bagakina basa nkaho ari abawinga. Byumvikane ko niyo mpamvu ubona ko abasore bagiye batandukanye nka Basane atakibanza mu kibuga, ndetse na Saint Paul Jesus yinjira mu kibuga asimbuye Musore Prince. Ni ukubera ko amaze igihe akina systeme y'aba defenseurs 3. Ubwo byumvikane ko rero umuntu tukiri kuri Aimable Nsabimana biramusaba imbaraga z'umurengera kugira ngo azamenere muri defense y'equipe ya Rayon Sport, kubera ko nta match nimwe arabasha gukina mu gihe abandi bamaze gukina match zirenga 5 kandi bakinana. Byumvikane ko rero akuba ni mpungenge mfite kuri Yusudi yanyu uri gukomeza kugenda yiraza Nyanza, igihe ashobora kuza rero agasanga aba defense bamaze kumenyerana. Birashoboka ko na Yusudi yanyu ushobora kuzabanza kumubona ari ku gatebe k'abasimbura. Ubwo turarikire abafana kuza gukurikirana iyi myitozo, turazwibagezaho neza cyane. Angiye ku munsi w'ejo umuvugizi wa Yanga none se Rayon Sport yabuze uyu mugabo Ayabonga Rebetsa, kandi ashobora kuba yagiye kubwo kwanga agasuzuguro. Iyi Rayon Sport ntagira bwongere kuva ku byo yagezeho nk'uko yabivuyeho mwawura mwaka. Ngira ngo ubushize ubwo Rayon Sport atakazaga uyu Rebetsa Ayabonga, byase byigaragaza icyuho cy'uyu mugabo cyaragaragaye. Ngo uyu mugabo ni umwe mu bantu bari bamaze kugira icyo bubaka mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo rero kuba barazanye uyu Rotifi wundi, uyu musaza wundi ngo ni Rotifi,
kuba yaragiye yinjizwa muri ikipe ya Rayon Sport agasa nkaho akoze akazi Ayabonga nawe yakoraga bisa nkaho uyu mugabo wese abona ko ntacyo kivuze mu ikipe ya Sport kuko niba unanabikurikirana neza niyo bigeze igihe cyo gusimbuza uyu murotifi wundi niwe rotifi afami ya rotifi ajya kugisha inama akamubaza ati ese bimeze gute ese yaratwabikora gute aho kugira ngo yegere umutoza bita Lebitsa Ayabonga ubona ko ariko ahita abikora akazi kanyenda gakoze rero afami ya rotifi ndamwirukanye afami ya rotifi byagorana none se niba adashobora kubaza Aruna Feruzi ariwe mwungiriza we wa mbere akegera rotifi wundi udafite n'amasezerano muri Rayon Sport urumva atagiye kuzana umwuka mubi muri Murera so byumvikane neza je namwirukanye nabonye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwahaye umugisha uko gusezera kwa Lebitsa Ayabonga ariko ibingi bishobora kuzaba affecta igihe ikipe ya Rayon Sport yagitangira gutsindwa muri ya minota yanyu abafana nicyo gihe muzajya kubona bone batangiye kuririmba Ayabonga ariko Ayabonga ndabona yagarutse Ayabonga kugaruka bwo birashoboka cyane ko Ayabonga ashobora kugaruka igihe wenda byaba ngombwa ko ikipe ya Sport ishobora kongera kumwegera bakaba bakongera kuganira uyu Ayabonga birashoboka ko ashobora kugaruka muri ikipe ya Rayon Sport okay murakoze cyane